ko nzaba mpari ariko uranyemerera none nanjye gusaba akantu uranyemerera ngiyewe nzabe mpari none nibiri kuhabera byose na wa muntu wagize uruhare mu gutuma bya bintu biba abibone karibu karibu kabisa wana kabisa nzaba mpari jana kurindi uzazi birashoboka cyane ariko biterwa naho ugomba kugikora ya urumva nyine niba ari ibintu byo mu bukwe urerwa mu bukwe niba ntabonye ako kazi ko kubikora se ntabikorane rero kugira ngo mbikore nuko nabona akazi ko gukora amagato ya cyane ida ishobora kuba business yanyu cyangwa se ikaba business y'undi muntu nanabwira abantu reka tuba tuzi ibintu byinshi cyane ubu nzi gukora amagato ubara umuntu uri hanze biba bitageze muri ni bitanu ubundi babikubiye muri keke kabimeze neza ibindi ni ibindi genda nyine wongeramo ushakira ushaka uburyohe ushaka iryohe icyambere ni farine cya kabiri ni isukari cya gatatu ni amagi cya kane ni butter icyanyuma ni baking powder cyangwa se chapa mandazi nibyo bintu ubundi babikubiye muri keke hari inyuma kuyisigiriza rero nyine muri keke aba ari mutuntu twinshi ariko nyine twinshi tuba turi inyuma y'ibintu by'ingenzi urumva rero inyuma kuyisigiriza hari cyitwa creme gukora creme aho nagera hose nakora ni isambusa na bira bintu by'amapiza isambusa na pizza iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes reka nongere ngwikazo dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya bwa kazamura ibyishimo bya Rwanda bagasika mutondo saa 6 n'imigoro saa matara gakero cyangwa saa muri cyo kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze na kwinginga ngusaba cyane kujisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere ku bantu batandukanye bari mu mpande z'isi kandi ndagusaba cyane kunyandikira muri comment kugira amenye icyo nahindura ndetse n'icyo nakongera nshimira n'abantu badahwema kabisa kongera inama zigiye zitandukanye ndetse no kumbwira ngo ahangaha ibintu wababikoze neza ndetse bakanambwira ngo ongera iki ngiki ndi kuvuga mu ijwi ritoya ndacyari umwana nkuko mwabibonye ndacyari umwana nago ndi jyenyine Manzi bimeze biti biragenda neza biragenda uko biri kose nta kibazo rwose biragenda fresh biragenda turashima Imana cyane banze tunashima Imana kubwo imirimo n'ibitangaza yarayikoze Imana buriya no umukozi w'umuhanga mwabantu mwe Imana ishobora kugutungura mu buryo utazi mbere na mbere mbanje gushima Imana kubwo ibigorori yankoreye ariko hari n'abantu b'inkora mutima nshimira cyane abantu bose twabanye mwabibonye byari ibintu byiza kandi ab'inshuti n'abavandimwe baje ndetse nawe wafashe umwanya tukifatanya Uwiteka Imana kumpera umugisha ariko ntago muzi impamvu aka kanya ndi kumwe na Sadunda sibyo se umeze uti iyo bagiye kumenya mwabantu uyu mugabo sinzi uburyo namuvuga numugabo w'intwari wakoze cyane merci Imana kumpera umugisha murakoze rwose Imana kumpera umugisha kubw'igikorwa mwabonye kitoroshye yakoze Mwino minsi ndi kubwira abantu ngo bashaka urwibutso Uwiteka Imana izabibukiraho mu gihe bazaba bageze mu makuba ruriya nawe n'urwibutso kirani ikimenyetso uzibutsa Imana mu gihe uzabugize ute uzabugize ahantu hakomeye ushaka kwibaza ngo yakoze iki mwabibonye ntago ari ibintu byo kwirwa twongera kuvugaho mu kirori cyanjye nagize anniversaire sibura ni ngombwa kwirwa mbabwira imyaka nagize wapi kuba umwaka twawurashe warangiye ariko ndi mukuru ntago ndi umwana ariko nabwo sindi mukuru cyane reka impamvu anniversaire ziba
ubundi hari abantu benshi bataza anniversaire akavuga ati uko biri kose niba itariki yanjye igeze ati ngomba gukata keke anniversaire ntabwo ariyo mpamvu ntabwo uba wisha n'ibihugu usanga nyine habaye nk'igikorwa runaka nk'umuntu apfuye ugasanga kugira ngo babare barishimye cyane bavuga tatashya heza mbese ibintu nk'ibyo bitandukanye yugo n'umuco nuvanga impamvu tuvuze gutya kugira ngo tumenye anniversaire ni cyane amavuko y'umuntu nkuko bonane iba saa y'ijoro ahubwo byakabaye bikajya biba saa sita z'ijoro anniversaire ikaba saa sita z'ijoro impamvu wishimiye ya myaka yose wa mwaka wose warangiye ibyo wakoze byose wagize gute yatariki irabaye urayiturikije cyane urishimye rwose umwaka wawe urawutubuye kabisa murawurenze winjiye mu wundi niko biba bimeze nkuko twizihiza bonane nako twakagiye twizihiza anniversaire zacu nibyo byiza cyane kuko wishimiye nyine ibikorwa byabaye muri uriya mwaka byagize gute ubu ngubu rero urawuturikije uraheze mu wundi nibyo anniversaire nicyo kiba gishatse gusobanura simubeshye buriya kwishima mu buzima ni ibintu byiza kandi kugira inshuti z'umumaro reka mbivuge gutyo kuko hari inshuti zitari z'umumaro hari inshuti tugira mu buzima bwacu zitari z'umumaro ni ibintu byiza uharanire kugira inshuti imwe ebyiri cyangwa eshatu uvuga ati aba bantu umuntu nakiyambaza anytime cyangwa se umunota ku munota akaba yamfasha Innocent sinabona uburyo nagushimiramo sibyo sinabona uburyo nabivugamo gusa Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha wantunguye cyane ku rwego ntarinzi ko bira bintu bya wabikora cyangwa se ubizi ari nayo mpamvu nyamukuru yatumye mvuga ngo ngiye ndagutumira uze tuganire nitumara kuganira ahangaha unsobanurire ukuntu bira bintu bizi Innocent nakumanzi namutumiye hamushuti wanjye ndamubwira ati rero ndabizi ko uri mu bukene ndabizi ko uhagaze nabi ndabizi ko ntacyo ufite nta ntwererano nkuhatse yewe n'amatike akugeza aho ndi bukorera ikirori cyanjye ndayaguha ariko watendinge basi ugaragare hari ahantu mu by'ukuri arambwira ngo ibi bintu biragoranye ibintu byanyu biraza kujya imbere ya kamera uraza gukiraho kamera abantu baraza kuvuga gutya na gutya ndamubwira ati nibinashoboka turashaka n'utwenda mwumve ngo iriya myenda yari yambaye twagiye kuyigura n'ikirori kitari cyatangira ndagenda ndayizana ndamubwira ati basi ugere mu kirori cyanjye usa neza ugaragara neza dore n'iyi ngiyi mubona twabizananye byose hamwe cyane rwose sasa ndagenda ndabigura arambwira ngo imyambaro ikindaza se madamu ndanga ati madamu we nimba bitari gukunda mureke sibyo wowe se wenyine turashaka ukuntu uyeranje ariko nawe bugaragara neza mu kirori n'urubyiruko yaje mu kirori twihuse ariko hari urubyiruko rwinshi nkuko mwabibonye nkenera noneho umuntu mukuru uri buze kunyoborera ikirori cyanjye ndavuga ati manzi niwe muntu mukuru hari mfasha muri ibi birori namubonaga nkabona nyine n'umuntu usanzwe ntaho yegeza ahurira n'ibintu by'ibirori ntaho yegeza agira ate ahubwo ibyo yaje gukora nibyo byaje kuntungura na amateka mwabantu ngira ngo mwabibonye uburyo yakubitaga bira bintu fireworks uburyo yayoboye ikirori kikagenda neza cyane ama fireworks uburyo yakubitaga bira bintu nyine nge byanantunguye n'ubwa mbere mu buzima bwanjye nari mfese anniversaire n'ubwa mbere bira bintu byari bigize ute byari bimbayeho muhereza anyoborere ariko nta cyizere cya danje mfite ndakuvuga ati umuntu wirirwa wikorera amakioske y'intuze umuntu wirirwa mu buzima bumeze kuriya ibi bintu araza kubishobora materiel zose turazegeranya cyangwa se ibikoresho byose turabyegeranya tubishyira hariya muhereza ijambo nk'umuntu mukuru nubaha wari uhari afata umwanya uko yatangiye mwabibonye njyewe rero byantunguye ntekereza ko nawe ubwawe byagutunguye manzi biriya bintu wabyigiye hariya biriya bintu wari usanzwe ubizi ese kuki impano nk'iriya cyangwa se ubumenyi nka buriya ufite buri gupfa ubusa
wabuze ahantu bukoreshereza cyangwa se biriya bintu hari ahandi hantu wari wegeze ubikora. Reka mbisubiremo neza kugira ngo umve ibintu ugiye kunsobanurira aka kanya, sibyo? Ndagira ngo unsobanurire neza. Eske biriya bintu byo gukubita fireworks kuriya ukayapfundura, ibintu byo gufundura amafanta na nisegure ku abantu muzi ko nta nzoga nywa, sibyo? Ariko ikirori haba harimo abantu benshi bagiye batandukanye. Mwabonye ko harimo fanta, harimo n'inzoga kandi utabangamira, sibyo? Ntago umuntu yaza kuko atanywa fanta ngo bure kugira ute. Mwagiye mubona na Manzi nawe akora ku bintu by'inzoga kandi ntazanywa, ahubwo nuko ari we waruhedinze ikirori cyangwa se waruyoboye ikirori. Hari harimo abantu batandukanye bure kugatanga cyane, ntago bishoboka. Tubisegureho rwose, turabarokore. Mwabonye ko harimo n'amafanta, sibyo? Twe twanyweye amafanta, ibintu birarangira. So rero ibintu naguhamagariye ahangange nagira ngo usobanurire n'abantu badukurikirana ni ibintu bitatu. Biriya bintu wakoze byo gukubita amafireworks kuriya ni ibintu wize, cyo ni icyambere. Icya kabiri, hari ahantu waba waregeze ubikora. Icya gatatu, ese wabuze ahantu wabikora noneho ukabikora nk'umwuga mu mapati agiye atandukanye bikagutunga ko ari ibintu udashakisha. Urakoze cyane. Ku mwanya n'uwawe. Urakoze cyane rwose. Rero kugira ngo ngusobanurire ibyo bintu bitatumbajije. Nanjye ndagira ngo nshimira abantu. Usange ndashimira abantu badukurikira, ndashimira abantu banditse comment, banditse comment nziza, banditse comment mbi cyane rwose, ariko bose ndabashimira cyane. Ndashimira rero n'abatendinze hari ahantu ntabwo biba byoroshye cyane rwose. Ikindi ndagushimira. Urakoze cyane. Impamvu ngushimiye ugarutseho nkunda kugushimira. Yego. Nuko wagize icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo umuntu nkanjye Rwanda rugufi atendinge ibi cyane rwose. Yego. Biba birimo abantu basobanutse, bazima, bakuru, babonyemo n'abamama b'abapampe benshi cyane. Stari bagiye batandukanye. So rero hari abantu benshi batajya babyikoza bati umutumirwa wawe ukorana mu makonti atandukanye ati mugomba guhuzwa n'akazi, mugomba guhuzwa n'ibyo mwabye gukora. Hanyuma nagiye mbikora cyane. Hanyuma gukorera ibirori birangiye. Mbere hari umuntu twakoranaga ibintu by'ama content nk'ibyo tuba turi gukora, noneho nako mentioninga aza kugira ikirori cy'umurenge. Twarakoranaga buri munsi, tubimenya ari uko yabipostinze ko byabaye. Ibintu by'ubukwe ubitegura hafi umwaka wose, waza gutegura inama zigakorwa n'izindi zigataha cyane, warangiza ukagenda ukikorera bikarangira, tukabibona ari uko byarangiye. Abari nyine ubuvuzi n'akazi ukora n'umuntu cyane rwose. Ibyo rero ndabigushimiye ko urakoze cyane yewana kabisa, ukemera ko tuza kwifatanya nawe. Ikindi kandi ndagushimira byimazeyo kugikorwa cy'ubutwari wakoze, kuvuga uti sinkukodeshereza imyenda singera gute cyane cyane rwose neza, uvuye mu gapantaro kamwe n'agashati ibintu byagenze neza rwose. Ibyo gushimira Imana. Hanyuma rero ntakuntu ngewe nataka ibibazo byawe, ntakuntu ngewe uko nari nambaye nimva ko nari nambaye neza nsa neza mu bandi, ukuntu ntari guhaguruka ngo nge kuyobora ikirori cyane. Guhaguruka rero nari confident, nari confidence nari mfite, cyangwa se ikindi cyane. Cyambere ndi mukuru, ari barimo n'urubyiruko ni bake cyane. Urumva rero nta soni nari mfite cyane. Ikindi cya kabiri, biriya bintu si ubwa mbere nari mbikoze. Ntago ari ubwa mbere. Aho mbere narabikoraga. Mbere nakoraga amakeke y'ubukwe na anniversaire. Yego. Ajya mu bukwe, ajya kuyobora n'ubukwe n'isi. Mbere ntarahura n'ibibazo. Irikada ware musubungu Nyagasani Mana. Noneho igihe nabikoraga ndishije mu secondaire. Dekada dino mu wa mbere kaminuza. Kuko nizo wa mbere wonyine.
noneho njyayo mu bukwe nyine nkayobora ubukwe rimwe na rimwe nkavugira n'inka. Reka da ubuzi kuvugira inka twe dushyiremo akantu se kari ngushyire inka ya rumonyi rutagwabiza iminega rwa mugabo nyirigira iyo amara nkatangira nkakubita kare yamanutse kajarama yerekeze rukiriza mu kimushenyi iyekoye byagize hahereza ikaze abakuru rimwe na rimwe. Ndibuka igihe kimwe nigeze kwambara neza njya no gusaba cyane njya no gusaba usabira umuntu neza umugeni baramuguha nsaba rwose umugeni babangiza umusaza n'abaye umusaza yego ariko ibyo byari ubukwe nyine buciriritse bw'ikigero cyawe noneho ibyo ndabikura nkajya nturitse amafaya wagusi nkajya mfundura amashampanye n'ibiki byose gute utuntu twinshi cyane nanasaba rero mujye mumbabarira iyo njye nafite ikintu ndasaba nk'abantu mwe madame iyi video ntabwo ari buyirebe. Madame afite anniversaire ku itariki 26 z'uku kwezi kwa kane. noneho mana yanjye mw'abantu aho ndiyemeje mw'abantu mwe aho nge ndiyemeje ndi imbere ya kamera z'uyu mugabo ndabasabye mbasabye mbikuye ku mutima kabisa ubwo ngubwo ndi kwinjira mu binyinjiza mu kwisabira nta kibazo kandi bisabire yego mwambabariye ko mbinginze inshuti zacu mudukunda inshuti z'umuryango inshuti z'iyi televiziyo cyane inshuti zacu umuryango muri rusange muri ahantu hagiye hatandukanye ubona igiceri cy'ijana ubona inote y'igihumbi bizajya kugera mu kwa kane anniversaire tutayiteguye ko ngewe ahubwo pfundure champagne gutanga nimero tukaba tuyadepa ngewe nzaba mpari usibye n'umutwe gusa n'ibitegerezo byanjye bizaba bihari aho nimero itangi niba nakora ndabibasabye ariko nimunakora video cyagiye mukora video mu mashini zanyu cyane go editing mbare na nimero muyandike hano hasi muvuge ngo harya ika campaign ya anniversaire ya Innocent nimero goni please 25 079 none ni ya madame 079 24 7 impamvu ya madame nuko ngiwe ntarabona iki telefone ariko subona nkurikije ibintu wankoreye bro nkurikije ibintu wankoreye nzagutungura nta bushobozi bwadanye mfite nibyo burya cyane ibyo banje kwisabira ariko nawe cyane ya ntungura kurimo harimo ubwitange bwanyu byumva ikindi abantu baganya mwije anniversaire ni igikorwa ngenyeka ko biryoshye imeze neza cyane rero ndabasabye nimero muyandika ni kuri zingahe ongera usubiremo 26 z'ukwa kane 26 z'ukwezi kwa kane ndagenda mito nyanika muri jenda tubikore mu bwenge bucece madamu ntanabimenye ko nzaba mpari ariko uranyemerera nanone gusaba akantu uranyemerera ngewe nzabe mpari none nibiri kuhabera byose na wa muntu wagize uruhare mu gutuma bya bintu biba abibone karibu karibu kabisa wana kabisa nzaba mpari jana kurindi muzazitere byaba ari byiza muzabitezitere byaba ari bibi nukuzitera kandi igomba kuba ijana kurindi mubigizemo uruhare cyane iyo nimero bashyizaho hasi nizo bazirebe rwose cyane iyo campaign muzayinyuza ijana kurindi tugakora ibintu kabisa abantu mukunda madamu ubundi bikagenda neza ijana kurindi nari mbikomoje rero kuri champagne nafunguraga mu bukwe
shaka no kuzayitugutsa nkayifungura ukayifungura no kwifungurira kibasumba cy'umutima wawe giseka amasara gaseseka bira bintu byakubitaga nkajya numva n'umutima wanjye ugiye kuvamo bura nibaza wafunguriye hasi kangaga nagufata ariko ya kwiruka urumva rero ikindi kigira kabiri birana n'insanzwe mbikora ni ibintu wize se ntago ari numva ibintu byose ubikora warabyize cyane ariko atari ibintu byinshi ntago tuba twabigiriye mu mashuri cyane ukagenda kubw'ubuzima kugenda twiga ku bantu gutyo ku bande hirya no hino gukora biriya byo ntago ari ibintu ngiye nigeze mu mwanya cyane ahubwo ibyo nahaye umwanya byatumye na biriya bimenya ni keke gukora amakeke gukora amagato de mariage namara kuyakora nkanayajyana mu bukwe kandi hari igihe musi yagutunguraga akavuga ngo ni wowe uri bufungure champagne neze champagne nari kuyifungura gute utabizi byari kuba ari ibibazo ngomba rero kubimenya nkajya kwigira ku bandi paka mbimenya no guturitsa biriya bifaya waka nuko bigenda paka umuntu abimenye neza urumva rero ibyo bivuyeho mpura nasaga z'ibibazo by'ubuzima bangira umutinganyi bibiri ni bari 2020 urumva araho ubwo rero bangize uwo mutinganyi mbambivuyemo ngira mu butinganyi ndashogoshera urakomeza mu butinganyi bumusazi bangira ibyo bashaka kurinda ngera n'ubu buzima bwaranyicangiza nuko rero byagiye bigenda birangenda mbyibagirwa bra rero biriya naherukaga kubituritsa mbere ya 2020 rikareka ukaba wabikoze neza kuri umva akantu wakozeho ntago wakibagirwa n'ubundi ugomba guhita wiyaminiya direct ukabikora kandi ikindi gukora biriya kugira ngo utaraburiza nka buriya untumiye kugira ngo byabaye byiza cyane waraburije sinagutumiye urakoze cyane reka rero mwaranabanjije gutegura ndategura ngo ndebe niba ari bizima cyane ari nzima ibintu byose urabanza ukabicekinga noneho before yuko ubikora ari bizima kugira ngo bitaza kunda cyane hari kamwe karagafuye wakagiye gaturika kazamuka hejuru kariya iyo kakonje ukuntu ntago ushobora kwanga yo narabanje ncurika amanuza usasu tuba turimo hasi maze kumanuka hasi ndabona ndacana ubukamo iturika nuko rero ubicekinga byose yuko bikora rero iki nataka ikibazo cya kabiri ati kuba kuki ntagerageza kubikora cyane no mu bandi mu buzima we nari bya cyane ko mbona ari ibintu byagutunga kabisa mu birori bigiye bitandukanye urumva ikintu cyose kugikora birashoboka cyane ariko biterwa naho ugomba kugikora urumva nyine niba ari ibintu byo mu bukwe urerwa mu bukwe niba ntabonye ako kazi ko kubikora se ntabikorane rero kugira ngo mbikore nuko nabona akazi ko gukora amagato cyane ida ishobora kuba business yanyu cyangwa se ikaba business y'undi muntu nanabwira abantu reka tuba tuzi ibintu byinshi cyane ubu nzi gukora amagato ubara umuntu uri hanze ushobora kuvuga ati nshaka gukora business mu Rwanda runaka nta muntu ufite kuba wabishyiramo ngo kandi duhari tuzi ibintu cyane nk'umuntu abonye business yo gukora amakeke y'ubukwe n'amaniversary gahita nyiheramo akazi mu manager na mu mukozi urumva ko yaba boostinze mind cyane ukabikora none ugasanga nyine umugenaje gutanga commande bisomegura ko nzi no kwemusinga byose nako kazi nahita nabwo nzi kuvugira inka akabagwaye nako kazi akajya muri kampani akambwira ko nzi no gusaba akabamaye nako kazi ambwira ko atari keke gusa hari n'ibindi bigiye bitandukanye bitaryo rumva rero byose nyine biterwa naho yani ikibuga cyo bona ikibuga foundation urumva icya gatatu rero wambajije nubundi ni nk'icya kabiri urumva ntago nyine kuba umuntu afite impano runaka kugira ngo uyisohore biterwa n'uruganda uri cyane cyangwa se mbese ni nk'ibyo ngibyo umva rero nta kuntu nyine
wabikora udafite ahantu ugomba ubikora cyane. Niyo mpamvu rero njye nicecekeye nituriza nkibera mu buzima bwanjye, kuko hari n'uwari umwarimu yirirwa yihinga cyane yiba byaramucanze, hari uwari umuganga yirirwa nk'urumogi ibyo byaramucanze, nyine nari umugabo ntihabwa intebe. Ese ubu ngubu naba ukunda guhana nari umugabo ntihabwa intebe. Ku cyawe Giti ubona ari iki kibura kugira ngo noneho bino bintu bikore nk'umwuga, noneho bikore ikibura ni production. Umva nyine produizo zirahari capital gishoro uburyo nyine bwo gukora bya bintu aho wazikorera bimeze. Nje rero kucyo nifuza ku rugero ndiho cyane nakwifuza umuntu wenda wanyihera ako kazi yigiramo tugakorana konzi kubikora rwose ijana kurindi. Ni ibintu nabonye ngenda avuga ati ibaba we. Ikindi kigira kabiri, kubera ko nahariya nirake kantu yavuye ngira ngo niwe wahandangiye, naraguhamagaye ndakubwira ati se ko urigeze numvuga ibintu by'amakeke biriya ndakuraga keke nzima. Rega biriya ni ibintu nakoraga cyane uzi, ni ibintu nakoraga nzi aho wayikuye rero niho n'ubundi nakoraga cyane bakora ibintu bizima. Zanambwire abanyarwanda abanyakigali mukora biriya birori mbarangire mbahama nimero cyane ndi babahiriza keke nziza. Nuwashaka kukubaza guhamagara kuri nimero ya madamu cyangwa kwandikira kuri nimero arega ntago bizatinda. Nawe ntugira simukadi ntago bizatinda humura, yireke ntago bizatinda nawe ukajya uhamagara ugahanahamagarwa cyane rwose. Rero urumva ni muri ubwo buryo kugira ngo mbikore nuko nabona cyane mugakora, ariko ibyiza kurushaho uko nabona kapito nkabyiza ukabyikora we kuko bisaba iki. Hari n'ushobora kubaza uti bisaba iki. Cyo bisaba cyambere hakaba amaforume ugomba kugira gute gukorera mu maforume nyine bitewe n'ushaka keke ipanze amaforume nyine wakoramo. Hagakenerwa manozozi y'amafupati cyangwa biduye. Manozozi rero ni turiya tuntu dusohora indabo gusigisha amakreme. Hagakenerwa ameza n'inzu hari ifuru amaforomo nozo n'inzu gusa bine byonyine. Ifuru amaforomo amanozo n'inzu ibyo bintu yo gukorera lokasi. Noneho iyo ukora neza abakiriya bo barizana kose cyane. Habo navuga ni nk'ubu ngewe ngo nagusaba ngo nze hano mbarangira aho nkorera uhanyine ntago bishoboka, ntago biba rwose cyane. Urumva rero ikindi ikora neza iyo ukoreye umuntu umwe agenda guha abandi cyane nuko baza rwose. Aho wakorera hose bakirira babona, aho wakorera hose biriya bintu ni ibintu abantu ukora kabisa byiza biguhereza abantu benshi cyane. Ushobora gukorera umuntu w'Irusizi kandi ukorera i Kigali cyane, ushobora gukorera umuntu w'i Kigali kandi ukorera Ngoma Kibungo, ushobora gukorera umuntu bo mu Bugande kandi ukorera mu Rwanda. Byose aho wakorera hose tu icyo busabwa no kugira product nziza. Icyo busabwa no gukora neza keke karyoshye kugasiga neza uko bakubwiye nibyo. So rero ibyo byose ndabizi, niyo mpamvu hari mu kirori cyawe nahatambutse Gitore. Umuntu w'umugabo kabisa. Yewe ibyo nibyo bintu nagira ngo musobanurira abantu barabyumvishe muri make. Aho uri ukeneye gukoresha keke nziza cyangwa se ukeneye gutanga akazi ku bantu babizi, turi ngo yari hano. Ntago buri abantu benshi dupfana ubumenyi mu mutwe wacu, icyo tubura ni abantu nkamwe mutubwira ngo ese mwaje mukadufasha cyangwa mukadukorera, sibyo? Muri make akeneye akazi ugasanga ufite umuntu ukora nabi kandi umukoboye bimaze cyane. Buriya nari mbimazemo hafi imyaka 10 mbikora. Noneho uretse ko nyine nari umugabo ntihabwa intebe, ntawamenya ko mbizi kuko ntari kubikora. Utari kubikora ubu ngo nari kubikora ntawabimenya. Ariko nje ushobora kuzana umuntu hano izere uvuga ati ngakora muri za House of Cakes n'ahandi amushyira hano nge nkamwigisha neza ijana kurindi. Ahubwo ibintu nzi gukora n'aba bose
bakora amakeke hano muri Kigali. Ubwo n'amandazi byose urakora amandazi snacks zo ntago mbizi nge ntago nabikora. Ego ndabizi kuko biriya ujya kugera kuri keke ariko wahereyeho. Ariko nge bira ntago nabikora. Ntago nabikora kuko n'amandazi ujye ubibona ko ukora ndi mu rugo ngatembereza rimwe na rimwe ibintu by'amasambusa ibiki ngatembereza mu mihanda. Ariko biriya mbese inkora keke biriya sinabikora kireka ariko gashoro mbonye ngakora. Cyangwa ari nk'umuntu ukubwiye ngo ngwino, cyangwa ari nk'umuntu ubwiye ngo ngwino nkorere amandazi nyacuruza ngo amandazi nta kibazo rwose. Ariko ngiyewe kuri keke ho nigeze kubona n'akazi Gasogi abantu bigisha ama food processing. Mbona akazi icyo gihe nari umunyeshuri kitesha kujya kwigisha gukora kuko urumva kujya ubone ko nanabizi cyane. Keke ubundi iba igizwe n'ibintu produits ziba zirimo cyangwa se ingredients. Haba hari ifarini, icyo nicyo cyambere, hakaba amagi, hakaba isukari, hakaba butter. Iyo butter ubwo ngubwo butter kubiyemo ibintu butter na amavuta akomeye. Butter umva butter hari za Breva, Prestige, hari chips, hari za Tams, hari biki amavuta agiye atandukanye. Ayo sabari akubiye muri keke. Keke yonyine bane nyuma gusiga inyuma. Ubwo umvuze ifarini, isukari, amavuta, amagi, ayo butter, amagi, hakaba n'amata, hakaba ushaka keke ya vanilla, ushaka keke ya banana, ushaka keke y'iki biteganye. Izo ni intuza ni birungo ugenda wongera urungamo. Ariko nyirizina ibikubiyemo biba bitageze muri ni bitanu ubundi bikubiye muri keke. Kabimeze neza. Ibindi ni ibindi ugenda nyine wongeramo ushaka uburyohe, ushaka ko iryohe. Icyambere ni farini, cya kabiri ni isukari, cya gatatu ni amagi, cya kane ni butter, cya nyuma ni baking powder cyangwa se chapa mandazi. Nibyo bintu bibundi babikubiye muri keke. Hari inyuma kuyisigiriza rero nyine muri keke haba harimo utuntu twinshi. Ariko nyine utwo twinshi tuba turi inyuma y'ibintu by'ingenzi. Urumva rero inyuma kuyisigiriza hari cyitwa creme. Gukora creme ibikozwe creme ubundi ahanini ibikozwe n'ibintu bibiri by'ingenzi kwanza. Bibiri by'ingenzi, ibindi ni utundi tuntu tudasanzwe. Icyambere ni butter, icya kabiri ni icing sugar. Icing sugar ni isukari y'ifu ikorerwa muri Kenya, mu Buhinde n'ahandi. Icing sugar isukari y'ifu y'umweru. Iyo rero uyivanga na butter. Butter rero ziratandukanye. Hari tamu, hari zikora butter zikora cream, hari tamu, hari yenzibagirwa myaka ni myinshi, hari za koroma. Zose zigenda zikora creme ntacyo bitwaye. Ariko inziza nyirizina ubundi iba ari tamu kuko ni amavuta y'umweru cyangwa n'amata ushyira mu mashini kayapunda kana mu rufuro ubundi ugashyira amazi icing sugar. Utabikoze utyo ushobora gukoresha amagi. Ariko iyo creme yitwa royal creme. Royal creme ni creme ushobora gukora yamara nk'iminota 2 utayikoresheje igahita yuma vuba vuba. Uba wayikoze ute rero? Fata amagi ukayavanguramo umweru, umuhondo ukawushyira ku ruhande, umweru ukawukubita. Ukawukubita ukabura ufuro ukanoga koko. Warangiza ugashyiramo iyo fu ya icing sugar. Amara kuyishyiramo ukavanga. Amara kuvanga rero bikanoga. Iyo bimaze kunoga iyo bahita bayita royal cream. Ariko iyo wakoresheje amavuta bayita butter cream. Iyo wakoresheje hari n'indi rero ushobora gukoresha siro rero siro nayo uyikora mu bintu bitandukanye. Hari iyo bita glycerine, hari iyo bita nyine ibyo byagenewe byose bya ama products. Iyo bita glycerine, hari icyo bita glucose, hari n'iyo bita gelatine. Ibintu bitatu nibyo bikora nibyo bikora iyo siro imaze kuyikora ituyiva n'amazi nyine ariko yatinze nayo itafata. Barangiza ukayavanga muri icing sugar. Ugahita ukora igipondo nk'icyamandazi. Kira cyose uragifata ukakirambura, amara kukirambura ukagitwikiriza keke. Niho usanga rero abantu bakibumbye bakozemo umuntu, bakozemo mikoro, bakozemo gitari.
cyane ya keke gutyo nicyo bita rero fondant ntabwo igizwe n'ibintu bitatu creme igizwe n'ibintu bitatu hari butter royo na fondant ibyo byose ni ibikorerwa kuri keke ni byinshi narabyi ebana umusaza bamaye akazi ngo ngiye kubyigisha teori na pratique nuko nari ndi mu ishuri mvuga ngo ndikwiga amakaminuza uravuga ati wa reka ngizina nkahomba hari ibintu byinshi tuba tuzi none se usibye biriya by'amakeke no gukubita fireworks ni kindi kintu uzi wowe ubwawe ugatiye ikintu ndi professional kuri cyo aho nagera hose nacyapurika cyambere ni keke reka nuko vuza ngo usibye ibyo nyuma y'ibyo ikindi navuga aho nagera hose nakora ni isambusa na biriya bintu by'amapiza isambusa na pizza biriya bintu by'amasavori kide byo nta kintu biziho n'amasabune se byo gukora amasabune asukika ntabwo mbizi ibyo ni ibintu bya food ahubwo ikindi nshobora kuba nakora ni ji cyane zira ji zo mu mbuto ji y'umwembe ji yo mu itunda ji yo mu iki ibyo byo nshobora kuba nagerageza kubyapurika gake ariko icyo nzi cyane ni gato nyine de mariage na anniversaire ibyo gusa byo niyo naba mumirije nshobora gukora iyi mikoro rwose ukayibona nshobora gukora ibiki ewana ibintu byose kabisa ninjye muntu muri kampani nakoragamo ninjye muntu wenyine wari uzi kwandika kuri keke arafata nafinyora umukono nka umukono wa hatari keke ukagira ngo uvuye mu mashini none ubu ngubu twitege keke ko keke zakora mu kirori cya madamu wawe ari uzayikorera nabyo birashoboka ni muba mwatanze ubufasha urumva impamvu umuntu akabikora naho umuntu yabikorera rero impamvu umuntu abona n'ubwo buhumbi 10 akajya kugura agakeke k'10 cyangwa k'6 cyangwa ka 30 cyangwa ka 50 nuko nyine bwo bushobozi bwa buhari ariko habonetse ukuntu nayikora mwana nayikora ya danger bakavuga bati kweri wa mbere nuko rero manzireka ngushimire urakoze nimero ongera zisubiremo nimero izanyuraho ubufasha ni ya madame cyane ni plus 25 07 9 28 7 255 07 9 24 257 ni ya madamu niyo izanyiraho ubufasha gake twitonze bikuza gira ikintu nawe ayinkorera ugeze ayinkorera navuka nawe tuzagutungura ariko madamu mumbabarire nzamutungura abone ko nanamukunda cyane rwose niko bimeze igira ikintu ubwira abantu badakurikiranye banagukunda Imana ibahereza umugisha kudahwema kudukurikirana kandi ikindi Imana ibahereza umugisha kutumva amabwire n'amagambo agiye atandukanye bumva ahantu agiye atandukanye ikindi Imana ibahereza umugisha ku bantu bakunda gufasha bagira umutima wo gufasha Imana ihereza umugisha buri muntu wese uzitambika muri ibi bikorwa kugira ngo bizagende neza ikindi ndashimira Bora Maribori ndashimira abandi reka mbimbaritse mpamvu reka mbimbaritse bakiyaga bazigame ariko Bora Maribori we ku mutima cyane mama naramukunze ura mama n'umuntu mwiza Bora Maribori we arimo hano neza mu muryango wacu cyane amera nk'iki sinzi amera nka sima iri mu nzu neza oya buriya bari kwiyubakira ubutunzi ku Mana hari indirimbo twagiraga nabaga muri korali yitwa Mungu ni mwema twagiraga indirimbo ivuga ngo bitse ubutunzi bwawe ku Mana niho butazononekara ubu Mana yo mu isi nayo izakubakira iyo mu ijuru ngo bagasaba tuvuga ngo ngabo baratashye abakiranutse mu mirimo yabo myiza arabo bageraga bakavuga ngo tukaririmba ngo none ibintu mfite byose ntago nkibigundira kuko ntago ari ibyanjye ndira ibyo ntunze
bwanjye ni iby'uwo mucunguzi Imana yabiguhaye ni kubigutiza byitwaremo neza kugira ngo ntubigundire ufashe abababaye ufashe abapfakazi ufashe abatafite kivugira abashonje n'abandi nkunda kubabwira muri no minsi ngo shaka urwibutso nshuti mwene data Imana izakwibukira igihe uzabugeze mu makuba ese aho ngaho wicaye hari ikintu wakoze ushobora kugira mu makuba ukibutsa Imana ati Mana nyibukira kuri iki kintu inakoze ku muntu runaka uyu ni umukoro ntago uzi impamvu ibi ngibi biri kuguca ku maso yawe cyangwa se biri guca imbere yawe manzi Imana iguha umugisha kubwo kuhaba sibyo kandi nawe Imana iguha umugisha wagize icyo ukora ndabakunda cyane reka tubasezere ariko manzi ntago uheruka kuririmbira abana akarimbo k'Imana yego kandi wagira gudukorasi tugiye dutandukanye nagira gudukorasi nkabaririmbira ariko ndi kubitegura cyane ndi kudupangira nta n'indirimbo uherutse no kudukirira hanze ubushobozi bwabaye buke ariko wa mugani baba twari ibintu bibaho hakaba tuzabiganira uko ikiganiro uko hari ikintu kiba nawe ukabura icyo uvuga ikiganiro kigiye cyarya kiratangiye dusoze tuzakiganiraho ubutaha cyambere cyo habuze amafaranga cyane kubahereza indirimbo zo zirahari hari indirimbo nabateguriye ufite ibyo urimo sibyo iri mu njyana y'injyaro reka nibarire cyane sawa nibyo nashakaga imbere horofure cyane akati akarufure nindi tuzabikurikira cyane batera amatsiko ibyo urimo sibyo ibyo urimo sibyo ibyo urimo sibyo garuka uca inzira y'agakiza naniki naritorime nangajama cyane irahari neza cyane byo tuzayibona rwose cyane tuzayibona uko biri kose ubwo murumva umusanzu wanyu urakeneye kugira ngo iyo ndirimbo ikorwe ama lyrics ikeneye video ikeneye kujya gukorwa muri studio turayigukumbuje nawe ugira icyo ukora kugira ngo izakugeraho uzayumve so rero Imana ikumpera umugisha nugera mu rugo usuhuze madamu n'umwana akoze cyane kandi Imana ihereze n'umugisha umuntu wese dukurikiye bye bye